yandushaga imyaka 10 none umukobwa yatangiye kujya nyihamagaza buri munsi uwo ngo undusha imyaka 10 ati ngiye uramutse ungize umugore buriya byose byashoboka nkakugura moto nshyashya rodaje abikwibwira se navuga ngo ntubo urimo kunshoshanya iminsi 15 irangirana n'urugo rwanjye iminsi 15 yego kuko naranguye kuri 26 z'ukwezi kwa 9 na z'ukwezi kwa 9 ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 nari nsohotse mu rugo kongwe ki yego iminsi 15 iminsi 15 nari nsohotse mu rugo amaze kumpa moto aragenda ngura moto nshyashya ati uzansubiza amafaranga nayiguze ngiye kugwa moto uzansubiza amafaranga nayiguze ariko igahita igira gute ibi ariko impamvu nuko ntwaye neza ukambera n'umwana mwiza nayikoresheje icyumweru kimwe bari bamaze kuncijose kongwe ki icyumweru kimwe bari bamaze kuncijose mu cyumweru kimwe bari bamaze kugucijose bari bamaze kuncijose bayintwaye ntabwo ibyo bintu bishoboka yarahindukiye yahise agira gutya mu ijosi ngo yes bona uturaso dutangiye gutemba urumva no kuvuga ngo bya bindi no ya moto sinyitayeho ndimo ndabona amaraso gusa arimo kuva ndabyibuka icyo gihe natwawe n'imodoka y'umurenge imodoka murenge niyo yanjyanye kwa muganga reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane aho uri hatandukanye nizere kumeze neza cyane iyi ni Leya Entertainment ni ibiganiro dukora bitandukanye by'imyidagaduro ariko nanone tuba tugomba gusangiza abantu ubuzima bwabo kugira ngo bugire icyo buhindura cyangwa se bugire icyo bwigisha abantu mbonye imbwa nziza koko nubwo ntakunda imwe ariko ni nziza mwihangane yego nibyo navugaga ni byiza ko dusangira stories kugira ngo ejo n'ejo bundi tugire ibyo twiga ushaka gusanga uyu munsi hari akazi ukora ariko ukeneye ko byibura uba inspired ariko nanone muri za stories harimo ibintu byinshi by'ibisitaza tucamo kugira ngo tugere aho turi uyu munsi uyu mugabo muri kubona kuri kamera murabona ko ni umumotari reka atangira twibwira meze neza cyane abakuru imizi amakuru ni meza yego uyu mugabo nahuye nawe mpura nawe antwaye ariko nza kuza kugira amahirwe dusangira ibitekerezo antwaye tugenda turimo tuganira kwa kuntu umumotari n'umugenzi bagenda baganira ansangiza ku nkuru ze nyinshi nza kuba interested no kumenya ngo byagenze bite kugira ngo bigende uko nguko ubwo nanjye nguteye amatsiko kugira ngo nurebe ikiganiro uze kuza gufata umwanya wumve story ye ukuntu yagenze uratangiye twibwira uratangiye twibwira nkuko ngeze kuri iyi micro nge nitwa Nizeyimana Callixte mu buzima busanzwe nkaba nturuka mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gicumbi yego umurenge wa Bukure hariya kuri Muhazi aho bita ku Karambo aha niwe tugiye kuganira rero tugiye kuganira mu buryo navuga ngo buri inspiring cyangwa se kwa kuntu ugana n'umuntu ukumva story ye ikagira ikikwigisha ariko nanone bikabera isomo abandi sibyo se yego uyu mugabo duhura ndabyibuka ko yarambwiye ati nge nagenze amahanga njya ahantu henshi hatandukanye ubwo ndimo ndirinda kugira ngo mvuge story nyine kugira ngo abantu baze kuza kumva story ukuntu iteye wambwiye ko uvuga mu karere k'Amajyaruguru uvuga mu bana bangahe mfuka mu bana bagera muri 6 uri wa kangahe nkaba n'umwana wa 4 yego aha wisanze gute mu kimotari reka mvuge muri ubwo buryo mu kimotari nabonye gateguri maze kubona gateguri natangiye gushakisha akazi nabasha kukabona cyane ko nta n'umuntu mu muryango wacu wari utunze iyo moto yego byari ubuzima bugoye cyane naje gufata umwanya nza kuganiriza mukuru wanjye arambwira ati rero buriya hari umuntu nafashije kugira ngo nawe ndizera ko yagufasha nafashe kugira ngo abone permis namufashije mu buryo bwo kugira ngo aze kwiga biwanjye ariga arayibona none numvaga namuguha kuko atuye mu ntara y'Iburasirazuba yego ubwo rero ndumva wafata urugendo namubwira akakumfashiriza ukagenda akabakumenyereza gutwara kuko nagwaye tutwara mu mujyi wa Kigali n'ubwo wanayibona yego naramanutse ngiye Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ndagenda wa muntu aranyakira
kuko nk'uko babivuga amagani koko ntago ikinyabiziga ntago uba ukizi neza 100%. Yego. Uba ufite permis ariko ntago uba ukizi neza 100%, ntago uri bari wanakamenyera imihanda. Yego. No ku munsi wa mbere binjira muri uwo muhanda baranangonze. Oh yes. Igare ryaraje rituruka nka ruguru ryangendwa, urumva twebwe tuba tuzi amategeko y'umuhanda ariko tuba turwana no kujya mu gice cyacu. Yego. Nanze kuva mu gice cyanjye cy'umuhanda, igare riraza rinsanga muri cya gisate muri cya gice cyanjye cy'umuhanda. Yego. Igare riraza rirangonga ndanakomereka ariko ndihangana, si byabaye grave cyane, gusa uretse moto yangiritse ariko twabashije kubigenza neza, aravuga ati bwa rugambye nta kibazo. Yeah. Okay. Nari mvuze ngo wisanze gute mu kimotari kugira ngo mpere aho ngaho nyine kugira ngo bahite bumva ko n'ubundi tugiye kuganira n'umumotari. Reka mpere hahandi ukiri mu karere ka Gicumbi. Wize amashuri angahe? Ubwo ndashaka kugira ngo no duhite tuvuga ngo wisanze gute muri Kigali uri umumotari. Ariko utubwire background yo muri Gicumbi. Yeah, mu karere ka Gicumbi. Nahavuye ndi mutoya. Yego. Nza ubuzima bwanze, urumva mu muryango w'abana 6. None na papa wanjye yari afite abagore babiri, yashatse abagore babiri. Yego. Urumva twebwe twari turabana bo mu rugo rwa kabiri. Yego. Nuvuga ngo papa yari afite abagore babiri? Yego. Mwe muri wo kundi mugore wa kabiri. Yego. None papa umugore wa mbere bari barabyaranye abana 5. Noneho urumva mama uwo mugore wa mbere ni wari warasezeranye. Yego. Mama wanjye nago yari yarasezeranye. Nubwo uwo mugore yari yaritabye Imana ariko uwo mugore wa mbere ni wari warasezeranye, mama wanjye niwe utari warasezeranye. Yego. Nuko ngewe abo bantu bakuru bacu bumvaga ko ari bo bantu badufite mu ntoki zabo. Yego, kuko arabaga bashaka kwirukana mama, bahora bashaka kumwirukana iteka ryose, bavuga ati toka genda udusigira abana bacu tuzabagende, buri kubyara uburyo kugira ngo n'ubundi bazaturye uko byagenda kose. Yego. Ubwo rero bagahora mu mahari ibyo bashaka byose bakigenera, noneho bigatuma natwe ubwacu tutabasha kwiga twumva tunatekanye. Kandi wenda imitungo wenda iranahari ariko rimwe na rimwe tugahinga ntidusarure kuko harimo abantu basaruye bo mu rugo rukuru. Yego. Hanyuma rero mbona ni ibintu bigoranye cyane, mpitamo kuza i Kigali nza nshaka akazi. Maze kuza nshaka akazi njya mu rugo, ngiye gushaka akazi ahantu nsanga ni muri bene wacu. Ariko ni kwa kundi nyine umuntu akwibwira, ubwo nanjye naragiye nyine ndabibwira. Mbibwiye basanga baranzi, basanga babicecetseho. Uretse gatoya, wavuye Gicumbi uje gushaka akazi. Uje gushaka kahe kazi? Akazi ko mu rugo. Gukora. Uje gushaka akazi ko mu rugo. Yego, ubugeze ahantu usanga ni famille yawe. Nsanga ni famille yanjye, baravuga ati uyu mwana rero turumva dufitanye isano, ntago twamuhamisha aha ngaha, ahubwo reka dushaka uburyo yakwiga. Ubwo babanjyanye mu ishuri mu rugo bakagira ngo ngewe ndi mu kazi ariko nge ndimo ndiga. Yego. Ubwo naragiye bamfasha kwiga, bamaze kumfasha kwiga ngira n'amahirwe, ngira amanota meza nk'umuntu nyine ufashwe, urumva nta hantu heza, ndiga neza byanyabyo. Babona ndi n'umuhanga, barankurikirana cyane. Yego. Hanyuma vacances yagera bakagira ngo n'ubundi ndacyakora akazi ko mu rugo, nkataha nkajya mu rugo nkagenda nkabasuhuza, bakampa n'udufaranga two kugira ngo ngende nyine mbafate neza. Yego. Nkababwira ngo ndiga ariko bo nibo bakumva ni nk'inzozi. Yego. Bakumva ni nk'inzozi. Hanyuma ubuzima bubaho gutyo, ngera muri secondaire nayo ndayize ndayirangije. Maze kuyirangiza njya kwiga muri kaminuza. Yego. Ngiye kwiga muri kaminuza, ubuzima bwa kaminuza buragorana cyane kuko uwo muntu wari wankize mu ishuri, ubuzima nawe bwatangiye kugenda nabi. Yego. Arambwira ati rero ngo ni manda shaka ibyangombwa byo kwigira hanze. Ubwo ibya mbere wabirangije birabaye. Yego. Si birabaye, ubwo nawe no gushakisha ubundi buryo wakwirwanaho, wakwiga cyangwa se ugahagarika nazabona ubushobozi nkagufasha, simbizi. Yego. Uwo mama yaje kwigira hanze, nanjye nsigara muri ubwo buzima. Ubwo yagiye hanze ugeze nandi muri ntoza, nandi mwaka wa 2 muri kaminuza. Muri kaminuza. Yego, ndasuspendinga mbyihorera. Nuvuga ngo ntago warangije kaminuza. Ntago nayirangije. Wigaga biki? Nigaga business. Yego. Aha. Ubwo ndimo ndagenda gake kugira ngo abantu baze kuza kumva story ukuntu iteye.
urumva urasispanze yego umuntu ukwishyurira agiye hanze Yego. kandi ubwo wari utaragira gute wari utarabona uburyo ubona perimi yego ubwo wari ukiri sans perimi yego perimi rero waje gutekereza gute kujya gukorera perimi naje kujya mbona n'abandi bana baza mu kigo bitwaye hari umutipe wajyaga uza mu kigo yitwaye nkavuga nti se kugira ngo njye ntware wenda nzabashe no gukomeza kaminuza byagenda gute yego ariko akaba yari yarampaye amakuru ho makeya arambwira ati wowe uzagenda ushaka akazi gatoya numara gushaka akazi gatoya kazagufasha yego uko byagenda kose kazagufasha hanyuma moto ntabwo isaba amafaranga menshi ni 60,000 ukazajya ku kizamini ukishyura amafaranga 20,000 bigahagara 80,000 ubwo naraje kugenda nshaka akazi k'ikiyedi yego ubwo urumva kaminuza mbaye nk'uwicekereje nshaka akazi k'ikiyedi ujya gushaka akazi k'ikiyedi uri umusore yego umusore nshatse akazi k'ikiyedi nyine ndagenda gakoze baduhemberaga iminsi 15 ariko ubundi bigahura n'iminsi nta 21 wenda yego yego aha ubwo ubonye perimi sibyo ubuzima wari urimo hahandi muri famiye bagufashaga kubera ko wenda bari bavuga ati ni n'umuntu w'umuryango wacu nabwo bivuyeho nyuma yo kuva aho ngaho wagiye hehe nyuma yo kubona perimi oya nyuma yo kuva muri urwo rugo nyine ndumva deja nyuma yo kuva muri urwo rugo njyewe no kuvuga ngo ubuzima bwambanye ikindi njye naragiye njya ahantu mu nce za Kanombe yego ndagenda nkodesha inzu y'8,000 nk'umuntu ukora ikiyedi nyibamo maze kuyibamo yari inzu rwose y'agashamburete itagira n'idirishya wishyuraga ngahe nishyuraga 8,000 wayakuraga hehe sasa 8,000 urumva ko nakoraga ikiyedi byose byarashobokaga nasi ikiyedi ku munsi ugwanangahe ikiyedi byara amafaranga 2,000 ku munsi ariko ahantu twakoraga bongeragaho n'utuvatime kuko bari abantu b'abasirimu b'abanyakenya ubufatime bazongeragaho iyo wabaga wakoze amasaha menshi yego ubwo mbayeho muri ubwo buzima nyine nshakisha uburyo bwose bishoboka ku buryo nzajya mbona bya 8,000 bya yanzu wabikuraga he urumva niba 8,000 ugomba kubaho nk'umusore yego wenda n'urugero ushobora gusanga nawe uvatindanywa akabyeri ndatembera ndagira gute ibyo ntabwo nabitekerezaga yes ibyo ntabwo nabitekerezaga be namba ahubwo natekerezaga ni gute nazasubira iwacu nge meze neza yego kugira ngo ntazajya mba mu bantu bateza ibibazo yego aha ubwo ugiye kwibana y'amafaranga urimo urayabona wenda muri cya ikiyedi waje kukivamo gute ikiyedi ubundi urebye ikiyedi ntago nakubwira ngo nahise ngisezera direct oya na ikiyedi narakomeje kugikora hanyuma nshaka utundi dufaranga dukeya yego hanyuma nyuma y'igihe nza kubona umuntu arambwira ati rero hari uburyo waza nkakwereka ukuntu wabigenza kugira ngo ubashe kuba watera imbere ukajya usevinga wenda nk'igiceri cy'ijana ku munsi cyangwa se desa ku munsi ayo mafaranga hari ikintu yagufasha yego ibyo binaje kubikora ariko noneho nkabona inzozi nshaka zirimo gusatira wifuzaga washaka izihe nzozi noneho sasa inzozi nifuzaga urumva nk'umuntu washakaga perimi wari washakaga perimi perimi aho ngaho nari ntarayibona yego perimi ubwo nukuvuga ngo inzozi nifuzaga zari kubona perimi kugira ngo nanjye ndeko najya mu muhanda yego naje kugira amahirwe rero mu gihe nkikora cya kiyedi nza kukiboneramo ya perimi cya kiyedi ngo muri cya kiyedi y'amafaranga abonaga yatumye ujya gukorera perimi yego aha yego ubwo za nzozi zawe urumva umaze kubona perimi yego kugira ngo ubone umuntu noneho ukubwira ngo ngiyi moto uri butware nta muntu ukuzi uvuye mu ntara yewe nta na experience uragira gutwara wabonye umuntu byoroshye kugira ngo ahita avuga ngo ngiyi moto utwara ntago biba byoroshye habe namba nibiba byoroshye biba urugendo rukomeye cyane urumva uwo muntu mukuru wanjye yari yarafashije yego yarambwiye ngo ni musanga iyo ngiye pfiriya kirehe yego
musanga epfiri ya Kirehe, ndagenda aramenyereza koko nkuko nabikubwiye, nubwo naje kubigiramo akabazo. Amaze kumenyereza ndabyihanganira kuko mu mezi 6 neza, mu mezi 6 namaze kumenyana n'abantu baho. Ubwo wavuye muri bose Kigali, ni umuntu ukunzwe cyane. wavuye muri Kigali Yego. ujya kwimenyereza muri Kirehe gutwara. Yego. Watwaraga yande? Natwaraga umugabo bita Sibomana. Niwe wamfashaga nyine kugira ngo mbashe kumenyera. Ubwo uvuye muri Kigali ujye muri Kirehe, ubwo urumva no gutwara moto, ugeze urimenyereje, waje kugaruka ute muri Kigali? Uko n'ubu byaje kugenda Kirehe. Nkigera naragiye menyana n'abantu. Mva umuntu ukunzwe, urumva nk'umuntu w'umusore, naragiye menyanira n'umukobwa mwiza utikoraho. Yari umukobwa mwiza, ntago nabibona utereta gute n'amafaranga ko ntago watereta n'amafaranga. Urumva nk'umuntu urumva nk'umuntu nagiraga igihe cyo gukora, nkabona udufaranga dukeya, nkabona n'uburyo njya kumureba, urumva nabaga mfite transport nkajya no kumureba. Yego. Ariko hari umwe mu bantu natwaraga, hanyuma aza kumbwira ati duca ahangaha, turagenda duca ku mukobwa wacuruzaga akantu k'akabotike. Yego. Umukobwa mu presenta uri ku mubigaragara basa nkaho bari babiziranyeho. Uwo nguwo nari ntwaye, mu presenta aravuga ati umuntu ni inshuti yanjye, ni umumotari wanjye, asanzwe ntwara, ubwo nyine nawe mwakwibwirana wajya ushaka kumutuma ukamutuma. Uwo mukobwa nari ngiye kureba yandushaga imyaka 10. Uwo ngo bari bagiye kutwereka yandushaga imyaka 10. None umukobwa yatangiye kujya nyihamagaza buri munsi. Uwo ngo undusha imyaka 10. Arangije uko noneho akambwira ati ngwino ntwari, akemera kanantegereza n'amasaha 2. Ndi kure cyane. Noneho twagendana, akambwira ati riko buriya njyewe uramutse unanyemewe naguhindura amateka. Se wahindura amateka gute? Ati we reva muri buriya bwana butoya nkuhindura amateka. Ese urampindura amateka gute? Ati buriya bambwiye ko imoto atari yawe, ari umuntu ubasha kugufasha kugira ngo nawe umenyere. Ati ngiye uramutse ungize umugore buriya, byose byashoboka nkakugura moto nshyashya rodaje. Abikwibwira se? Ntago nshaka. Ndavuga ngo n'ubu urimo kunshoshanya. Ubu urimo kunshoshanya. None nk'umuntu usa nk'uwize, nkamubwira se ubwo nguko utabeshye ufite amafaranga yadushingira nibura business. Ubwo nge nabaga ndi muri business. Urumva ufite nk'amafaranga yadushingira business. Nta urukundo ni ukuvuga ngo nge nagomba kurugira. Uko byagenda kose, urumva umuntu ubonye umuntu ujya kugusapotinga, umuntu kuvana hasi akakugeza hejuru. Yego. Buriya n'abasore banga abakobwa nta kintu babangiye, kandi yagushoye mu mafaranga yiwe bumuhemukiye buriya. Njyewe icyaje kumbaho ni kirero sasa. Nje naje kumwemera ko dushobora kubana. Arambwira ati wowe nje mfite amafaranga agera nko muri miliyoni 7 nzakuguramo moto nshyashya. Hanyuma wiki moto yaguraga ngahe? Moto yaguraga n'ubundi muri 1,500 400 gutyo. Ati nagura moto nshyashya, hanyuma wowe urabona ko n'ubundi hari utuntu mba nkeneye kujya kurangura, ukatuntahanira mu gihe cyose utashye cyangwa mu gihe cyose uzamukanye mu gihe ukakanzamukanira imbere. Ndabyemera. Maze kubyemera, maze kubyemera, hanyuma umukobwa ntago byarangiriye aho ngaho. Umukobwa yaje kumbwira ati rero ikintu ngusaba nuko wareka tukajya mu murenge tugasezerana. Yego. Abantu bose babibona, tukajya none ukaza no kunsaba iwacu ugafata irembo. Ibyo byose narabikoze. Oyeze. Narabikoze. Wagiye kumusaba ujye no murenge? Yego. Ndabikoze. Ibyo byose narabikoze. Maze kubikora, umukobwa mu gihe cy'amezi nibura 6, umukobwa twari tumaze kubana. Mu mezi 6? Yego. Hanyuma muri uko kubana arumva ntwara ya moto wa mutipe, ariko ngiye ubwanjye umutima wanjye urimo uratekereza ko ngiye kwicara ku nshyashya. Umutima wanjye uratekereza ko ngiye kwicara kuri moto nshya rodaje. Rodaje yanjye. Kuko umukobwa amaze kunyereka agatabo ka konti ko kariho amafaranga kuri konti yiwe. Akakwereka? Yari yakanyeretse. Ubwo bukwe burabaye, turatashye. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri,
umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, kuko ntegereje yuko hariho amafaranga ajya kugura ya moto. Ndabitegereje akambwira ati wihangane nta kibazo amafaranga arahari. Ku munsi wa gatatu nagiye kubona mbona mu rugo haje abantu babiri aho twashakaniye. Yego. Barambwira ati rero duhe ya mafaranga twaguhaye nyine ubereye umuntoza, ubereye umukuru, kuko yari n'umukuru w'ikibina mu ncamake, ariko amafaranga yiwe baramwizeraga akashyira kuri konte yiwe. Amafaranga yakweretse ntago yaraye. Noneho amafaranga njyewe ariko ngenda byumva sinabyitaho, nanga no kwigaragaza cyane. Abandikira impapuro, nubona bujuje nomero z'indangamuntu, ariko sinabyitaho. Noneho mbimubaje, ariko mbona arimo aranyima amakuru. Ndicecekera ndituriza. Yego. None urumva nk'umuntu uri mu rugo, nageze aho noneho buri burandambira, ntangira no kumva ko ibyo nizeye bidahari. Mba ndasohotse. wamubazaga ibyo kugura moto mba ndasohotse, none atangiye kunyima amagambo. Mba ndasohotse. Iyo mubwiraga ibyo kugura moto yakubwira ngo iki? Yarambwiraga ati wihangane wowe bituje, ejo cyangwa ejo tuzajyayo. Ejo cyangwa ejo tuzajyayo. Yego. None mbona icyumweru kirimo kirashira. Mbimbereye amayobera pe. None ndavuga none reka ngiye nk'umuntu wamenyere gukora, reka nisubire kuri ya moto ya wa wundi yajyagamo. Wa wundi wari guhaye. Yego. Ngeze ku muhanda, urabiza abamotari. None se twari tuzi ko wicaye kuri rodage, byagenze bite? Rodage iri hehe? Ubwo moto nshyashya nyine itwara ngo bayita rodage. Rodage iri hehe ko ususubiye kuri kano gashashe? Mana isi nago tubyumva neza. Kandi wararongoye umuntu ufite amafaranga. Warongoye umuntu ufite amafaranga, byagenze bite? Haga nyamara n'ukuri kw'Imana ibyo ngibyo ntago byari bihari. Yego. Ati nyamara uriya mukobwa afite amafaranga, twe turanabizi neza, hari natwe hari ubwo twageragejwe ngo tuyahabwe. Yego. Noneho ntangira kuba igitaramo mu bantu ko narongoye nkurikiye amafaranga. Ntangira kuba igitaramo nanjye ubwanjye najya ndeba abantu nkumva mfite isoni nkabura naho nihishe. N'ubundi byanjye barabizi. Ibyanjye barabizi. Ibyo rero kubera guhura n'abantu bakabimbwira ati duhe ku mafaranga. Byatumye njyewe iminsi 15 irangirana n'urugo rwanjye. Iminsi 15? Yego. Kuko narongoye kuri 26 z'ukwezi kwa 9. Z'ukwezi kwa 9. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10. Nari nsohotse mu rugo. Kongo iki? Yego. Iminsi 15? Iminsi 15 nari nsohotse mu rugo. Kubera iki? Kubera kurambirwa kumva amagambo yuko nasezeranyijwe ibyo ntabona. Sino kubera ko nari mfite inyota y'iterambere, nari iyo mbona uwo muntu nteza imbere byari gukunda ko duhamana. Iyo nteza imbere byari gukunda. Ariko kubera guhora numva amagambo njya nta n'ikintu nabonye. None se kamubwire, iyo uza kugumana nawe aho ugakomeza ugakora nawe ukiteza imbere, ariko muri kumwe ntimutandukane. Ntago ibyo nari mbyanze, ahubwo amagambo yaturukaga mu baturage runaka. Urumva? Noneho nawe yaratangiye kumbwira ati icyo nashakaga nakigezeho. Ariko kubwira? Yego. Icyo nashakaga nakigezeho. Ubu kugeza isa ndagutwitiye, urumva ntacyo gomba mfite. Mariage nashakaga narayibonye, urumva? Nubwo wagenda byakwitwa ko nasenye. Kongo iki? Byakwitwa ko nasenye nka urw'abandi, ariko none nago nakwitwa ko nguye kwishiga iwacu. Niyo magambo yarasigaye ambwira. Urumva? None ngize amahirwe byo byose urabinkore nushaka wigira aho ushaka rwose. Witeretere na wa mukobwa mwiza wawe n'uburenganzira bwawe. Aguha uburenganzira tugiye. Nushaka rwose bigendere n'uburenganzira bwawe. Oh yes. Na wa mukobwa mwiza wawe nushaka ugende musubirane. Kandi ufite sheri? Cyane ari mfite sheri. We yarari yabaga ikigaye cyangwa baga? Uwo sheri nawe akimara kumva ko bigenze gutyo yabaga iyo ngiyo nawe. Yakimara kumva ko bigenze gutyo nawe. Abandi bose yari yarabakatiye pe ntabeshye. Abashoferi baraza akabakatira, abaki bose bakaza akabakatira. Avuga ati ngewe nakunze nuriye. Niwe bari baranamenye. Hanyuma umushoferi nawe yaje kumushukara muhemukira mutera indara musiga. Kandi yari umushoferi nawe umwe wamubeshya yuko nta mugore agira kandi afite urugo.
ni umugore ubwo ni ukuvuga ngo afite urugo rw'abana 2 n'umugore. Atera inda uwo mukobwa mwakundanaga wundi. Amutera inda. Ubwo umukobwa nawe nyuma aho twaje guhura arambwira ati sha nyine namvisha byaratubereye kimwe ariko nta kundi. Noneho sasa ugiye gufata umwanzuro wo kuva mu rugo usubire ku Gasima, nta rodage ufite, ugiye gusubira gushaka amafaranga. Byari bimeze bite? Nyine nibyo nkubwira byari bimeze nabi. Nibyo nakubwira byari bimeze nabi kuko urumva nsubiye ku Gasima abantu barimo bavuga ati se amafaranga ameze bite ko nta rodage wazanye. Nicyo kintu cyanteraga ifunga kurenza ibindi byose. Ari niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro wo kwangoreka nerekeza i Kigali. Ubwo watandukanye nawe ararakubwira ati nushaka wigendere, wanteye inda nta ribi, ndagutwitiye, nzakomeza ubuzima, icyo nashaka gukora kugira ngo nkore ubukwe. Yego. Ubwo wahise ugenda cyangwa se wabanje kuguma mu mujyi? Ni ukuvuga ngo icyo gihe ngiye nkimara gukorera ubwo bukwe iyo ngiye Kirehe. Yego. Nabanje kwihangana gato nk'umuntu. Yego. Iminsi 15 irashira kuko numvaga n'ubundi ntacyo ngitegereje. Yego. Ibyo naharaniraga byose biranze. Yego. Nagomba gufata iya mbere nkabangoreka nisubire i Kigali ngiye mu buzima n'ubundi nari nsanzwemo. Ubwo naragarutse mbanza n'akakazi k'ikiyedi mbanza kukabura. Urakabura? Nako mbanza kukabura ariko mfite perimi. Mbanje kukabura ubuzima burankubise none ntangira no kubasa bunsubireyo bigenze gute. Yego. Ndagenda umuntu mwarancumbikira iyo ngiyo za Nyamirambo, ancumbikiye mbura amafaranga, nkajya mbona amafaranga yo kurya. Hakaba hari undi muntu noneho wakoreraga i Remera arambwira ati wowe ujuza ngo he 5 zo kurya. Nkemera nkava i Nyamirambo aho ngaba bancumbikiye, ukaza gufata 5 nkaza gufata 5 kuri stade i Remera. N'amaguru? Nkagenda n'amaguru. Nkagenda hari ahantu hariya kuri control yagenda akangura ibiryo bya 5 namara guhaga kambwira ati iyo umuntu yahaze nta hatagera. Hanyuma nkongera nkafata rwa rugendo nkangera nkamanuka hano. Ako kantu karasekera ariko kana iyo umuntu yahaze nta hatagera. Hanyuma ubwo nahitaga mfata hariya kuri control no ku Gisimenti namanukaga karaganda k'amabuye gatoya. Nkahita nikubita harya hasi mu Kimihuro hasi no kuri Nirake na Kanjepe no mu Myembe. Nkahita noneho manuka hariya hepfo mu Kanogo ku mazi. Nkahita nzamuka mu Rugunga. Nkahita ngenda nkagera i Nyamirambo hariya kwa Nyiranuma. Icyo gihe natahaga. Ubwo uzamutse kwa Nyiranuma? Yego. Ugiye Nyamirambo aravuga ati uhaze ntahatagera. Ubwo waza kuyafata buri munsi? Buri munsi yari yambwiye ati wowe uzuye afate 5. Nise kuki atari kuyishyira kuri telefone? Ntago icyo gihe urumva rimwe na rimwe hari igihe telefone waranayiriye. Kuko waranayiriye ariko nk'umuntu ufite adresse. Nk'umuntu ufite adresse wowe arakubwira ati wowe uransanga hanga aho unsanga urahaze. Uze kuza hansange. Nkagenda gutyo buri munsi ariko ubwo ngubwo ariko ubwo nagendaga bwose nagendaga nshaka akazi hari ahantu nakundaga guca hanyuma mu Banyakenya. Ariko buri munsi nkahaca bageze aho ndavuga ariko wagenda nkasaba akazi. Ndagenda nsaba akazi nyine barakampa nanone ndongera nsubira ku murongo. Nsubira akazi? Nasubiye nyine muri ka kazi k'ikiyedi. Nanone bamaze kumpa akazi ndagakoze maze kugakora none ngakora nsevinga. Wahembwaga ngahe? Noneho bo bari batandukanye n'abandi. Baduhaga amafaranga 2500. 2500. Ariko nabo bagakoresha kimwe n'abashirinwa bo nta muyedi bajyana nta n'umufundi bagira. Ibintu byose nawe ugezeho urabikora. Bakwereka uko ubigenza ku buryo nawe ubwawe usohoka muri umutekinisiye. Waje kuva gute rero muri cya kiyede urumva kugira ngo wisange kuri moto? Icyo gihe naje kuva muri icyo kiyedi namenyanye n'umumotari. Umumotari aranga ati rero ugomba kumpereza 50 kugira ngo ntangire ngaragaze ko nkwizera. Urumva 50
mu senkani naje zarazifashe ndazimukubita yandobesheje nk'iminsi nk'ine kugira ngo abone nyine ko yakwizeye kugira ngo n'abandi nyine bamotari bambone ko ndi umuntu wizewe ariko ubwo yarambwiye ko ngewe nzakoramo nk'ibyumweru wenda nka 2 muri izo senkani n'ibyumweru 2 hanyuma namuhaye senkani izo senkani nyine nizo nabanje ubwo nakasemo nk'inshuro nkenye ngo namenyekanye hanyuma biza kurangira none ngiye muhamagara ntanyitabe ngeze aho hari umumama twari twamenyanye arambwira ati rero buriya ngiye kuguha moto nari naramutwaye kuri moto urumva ko iyo moto ye n'ubundi nubwo yarandiye senkani ariko yari yambere mugisha yego ngiye kuguha moto amaze kumpa moto aragenda ngura moto nshyashya arambwira ati uzansubiza amafaranga nayiguze ngiye kuguha moto uzansubiza amafaranga nayiguze ariko igahita igira gute ibi ariko impamvu nuko ntwaye neza ukambera n'umwana mwiza wow ubundi ahangaha niho story sasa ishingiye nk'abantu muri kiganiro ubwo moto aragize gute aragiye arayiguze ayimpaye buretse gatoya ubwo uwo mudamu yari yubatse yari yubatse afite umugabo n'abana ariko ati ngiye guhereza moto umuryango we warabyumvaga ko agiye guhereza moto umuntu atazi ntago ibyo ni ukuvanga ibyo ngibyo ntago yarambwiye ati n'amafaranga yanjye ku giti cyanjye ngiye kugura moto uzansubiza amafaranga yanjye yose uko ngana yego umugabo we ntago yigeze abimenya we yampaye moto gusa we yaguha moto gusa moto urayifashe ndayifashe moto ubwo urumva ugeze kuri moto reka mvuge ngo ni yawe yego kandi barashakaga icyizere byibura kugira ngo bakwizere vango byibura uyu muntu tugiye kumuheza ikinyabiziga yego moto urayifashe yego wayikoresheje igihe kingana gite nayikoresheje icyumweru kimwe bari bamaze kuncishosi ngo iki icyumweru kimwe bari bamaze kuncishosi mu cyumweru kimwe bari bamaze kugucishosi bari bamaze kuncishosi bayintwaye ntabwo ibyo bintu bishoboka urumva moto nshyashya buri wese abayireba urumva harimo abantu baba bafite umutima w'ubusambo cyangwa se w'ubunyamaswa yego haje umuntu w'umusirimu wambaye neza arambwira ati rero tugomba kujyana kuri rodage ukangeza za Nyamata turagenda ngurira agafanta urumva nk'umuntu ufite moto nshyashya nawe bwanjye nawe mfite amakenga uretse gatoya ubundi ntago ngiye mbyemera ijosi nyine baragukebye ku buryo nyine mva urabona barankase hano urabona ibi ni ibikomere hano nivurije mu bitari Kanombe najyaga buri kwezi bakanteramo imiti kugira ngo inkovu zitakomeza kubyimba yego reka tugende noneho ubwo utwaye umuntu aravuga ati dusangire agafanta mu gihe ntegereje umuntu yego byaje kugenda gute kugira ngo agukate ijosi na moto yibure urumva yaramfashe nk'umuntu w'umusirimu nabonaga ari umuntu w'umusirimu urumva umuntu yambaye neza yambaye agakoti keza agapantaro keza inkweto nziza hamwe umusore mwiza kabisa muremure uwo musore muremure ubwo nyine twaragiye Nyamata turongera turagarukana ariko tugaruka urumva twari twagiye nko mu masaa 8 ariko tugaruka mu masaha ya saa 11 saa 12 saa 12 yego saa 12 arambwira ati rero nongeza mu Kagarama hariya hepfo ari naho turi ubu ngubu ni mu Kagarama hariya hepfo hafi munsi yo kuri ADPR hepfo yego abantu baranahitaga ariko mu guhita kwabo nta kintu twebwe twari tubyitayeho nawe nta kintu yari abyitayeho ariko we yari ari mu mibare yiwe y'uburyo ashaka kunyaka moto njye nabonaga abantu bahita mbona nta n'ikintu nawe nta n'uwananshobora numvaga nta n'umuntu wanshobora pe arambwira ati abwo abafashe kasike abafashe kasike abamanuye nyine ikirahure cyo cyari kimanuye yanze no kukizamura urumva igifite kasike ibirahure bishyashya ibintu byose agize gutya ushobora kuva kuri moto nkagenda mata kugweke akubwira ngo uve kuri moto ngo agende ngira ngo ni brag urumva ikirahure yakimanuye ngira ngo ni brag uve kuri moto nigendere mani winyereza ahubwo urumva we yambaye neza no kundenza
yego va kuri moto nigendere. Urumva no n'amajire ntago iyo ikiri foto moto nshyashya benshi ntabwo bambara amajire baba bavuga ati twe turabasonge tuba tugomba gusana moto zacu. Nta n'ijire icyo gihe nayo nambaye. Wavuye kuri moto nkigendera. Kumbi we arimo arabara imibare yiwe. Yego. Abiro bivuga nka gatatu avuga ko telefone yanjye ko yashyize mu mufuka. Basi wampaye telefone. Iguruma na telefone. Na telefone yari yabanje kwinyaka kugira ngo ntaza kugira umpamagara. Ye kwatsa tesuko. Yarambwiye ngo nimutize yandikemo nomero. Nimutize yandikemo nomero. Mba ndayimukubise. Yego. Maze kuyimukubita mu mwanya wo kwandikamo nomero yahise ikubita umufuka. Noneho tugezeho tugera ndambwira nti basi niba udashoboye kunyishyira wampaye kasike yanjye nkigendera. Yego. Kunjye ntashoboye kurwana nawe wambabariye. Mbora nigendere. Arambwira ati wapi mane mva kuri moto nigendere. None mwijwi ryoroheje atari wa muntu urimo gusa nkamfosinga kumbi wari marabara ingufu zawe zicikira hehe urumva nk'umuntu mwirirwanye yamaze kumenya wese intege nkeya zawe zose yazimenye. Va kuri moto nigendere. Mbwira ariko se niba udashoboye kumpa kasike yanjye wamaye na telefone yanjye basi. Yego. Ukareka imikino nk'iyo ngiyo rimo. Umugabo yarahindukiye yari arimo kubara abantu nkuko hano hirya ndeba barimo guhita. Yego. Yarahindukiye yahise agira gutya mwijosi ngo oh yes. Bona turaso dutangiye gutemba. Urumva no kuvuga ngo bya bindi no ya moto sinyitayeho. Ndimo ndabona amaraso gusa arimo kuva. Abantu barimo barahita bagira ngo ni black. Ubwo akimara kubona ko amaraso akimara kubona kunkata gutyo yahise amfatirana nkubita nk'ikintu ngo nkara hirya. Na moto mwese murabanga. Moto ntago yago. Urabona nkuko umpagaze. Isani wowe uramutse uje nabyoroheje n'ubundi wansunika. Yego. Nk'ubu ndabyoroheje na waraza kansunika. Uba witeguye. Ntago mba niteguye. Yego. Kuko numvaga ko ubwo abantu barimo guhitana hari ikintu ndibunabye. Yego. Ubwo yahise nsunika vuba direct. Moto ibirimo moto nshyashya ntibinazima. Ibihora irimo kudunda wumva wa munyenga wa muduhero wayo. Yego. Yahise nkuraho. Yego. Ahita yishyiramo vitesse tayari gowe ariko we yari yanze ko nanagenda urumva yari yafashe ihembe rimwe no kunsunika byari byoroshye. Yego. Ubwo abaye yanjugunye nkiriya ngiyewe mu ubwo ndimo ndarwana n'umubiri wo kumva ko amaraso arimo kuva abantu bose atamo ntarapfuye. Yego. Umuntu arapfuye abantu nyine batanya kwa umuntu arapfuye kandi moto irimo iragenda. Yego. Ubwo moto yo yamaze no kugenda tayari. Yego. Ndabyibuka icyo gihe natwawe n'imodoka y'umurenge. Imodoka murenge niyo yanjyanye kwa muganga. Uwo muntu atwaye moto. Mumenye? Simumenye. Ugiye kwivuza cyane. Aha, bivuze ngo urongeye usubiye muri bwa buzima navuga ngo budafite ubushobozi cyane. Kwivuza byayimeze bite? Kwivuza nk'umuntu ufite mituweli irabyoroshya buriya. Yego. Iyo ufite mituweli gusa ndagira inama n'abagenzi banjye ko bagomba kujya bajya mu muhanda bafite mituweli kuko udafite mituweli nta kintu waba ufite. Sure. Yego. Yego. Ubwishingizi bwo kwivuza. Urumva ugiye kwivuza usubiye muri bwa buzima budafite amafaranga ugomba kwishyura inzu ubwo bushobozi bwavaga hehe? Byari bigoye muri urwo rwego. Byari bigoye gusa buriya ndagira nkubwize ukuri ko uyu mujyi iyo wawugiriyemo neza ntawe nta gupfa kugira neza. Sure cyane. Hari umwana nari narigeze kurangira akazi. Yaje kubimfashamo. Nari nageze kumurangira akazi ko mu rugo yaje kubimfashamo. Arambwira ati noneho wowe njyewe ugiye kujyuza ku mugoroba. Urumva ngiye nari maze kuva mu bitaro. Ugiye kujya urumva inzu ngiyewe nta inzu ntago nayo nyira yahise anyirukana ahubwo kugira icyo nyiriramo byari ikibazo. Borongeye ugira ikibazo cyo kugira icyo nyiriramo byari ikibazo. Kandi none no kuvaho ndi no kuvaho ndi urumva nta kintu nyiriramo. No kuyitahamo nta kintu nyiriramo nabyo ni ikibazo bwabyo. Nta n'imbaraga nanafite. Yego. Wa musore yaje kumbwira ati wowe ujyuza hano ahantu nkora hano uze nguhiki uze uzajyuza urye ku manywa rwezerera nyumugoroba boss badahari ukingurire winjire uryame. Yego. Uryame wongere ubyuke wigendera. Yego. Ubwo rero nk'umuntu cyo korangira amahirwe y'akazi nk'umuntu nasubiye muri cya kiyede
ntahandi kuko nari naritwaye neza muri ba bantu b'abanyakenya nabwo ndongera njya gukora usubira hahandi wakoze nabwo ndongera njya gukora nk'abantu banzi ubwo usubiye mu kiyede nashatse umwe mu bantu dukorana arancumbikira kubona urumva aragucumbikiye nawe nyine arishyura inzu ubwo se byari byoroshye ntago ari aho ngaho yarancumbikiye ariko ancumbikiye urumva ararya urumva mu kuncumbikira kwe ni ngombwa tugomba kurya nk'umuntu wahashye ibiryo by'ukwezi yego byari ibintu bikomeye wanjye yarambwiye ati se ni gute nzagucumbikira ukaza ukarya no ku biryo byanjye nateguriye ukwezi kose urumva atari ikibazo agasoka kanje twaje kujya gukora ahantu mu ishansiye none wa mugenzi wanjye naje kugera igihe wakoraga mu Rwanda murangira akazi araza turakorana nawe noneho dukoranye ahantu barambwira ati se ubundi mwaretse akajya akora ku manywa akaba n'umuzamu wacu ubwo bavuga njyewe nk'umuntu twakoranye ndagiye mbayeyo umuzamu nkakora ku manywa ariko nkaba n'umuzamu na mugenzi wanjye nawe uraje urumva ko nta hantu afite nawe yerekeza ariko wenda wafite udufaranga reka ndeye ko mikoro iri kwaka ibiraka yego ubwo nawe baraje mushakiye akazi handi turakoranye noneho urumva ngiye mbaye iki njyewe ariko hakaba hari n'abandi bazamu babirinda baho ngaho nyine muri yo aho ngaho nyine turimo gukora kuri iyo site yego hanyuma wa mutipe nawe araje urumva nta nafite arara noneho ngewe nk'umuntu wiri gutanga ibikoresho bakoresha nge narabitangaga nyine nanjye nkanakora ariko bakanabimpembera byose noneho twebwe twarifataga tukigira nk'abantu batashye yego tugakarabana n'abandi tukigira nk'abantu batashye tukagera n'ahantu bategera yewe tukagaragaza ko duteze izitandukanye n'izabo yego tukagaruka mu isayiti tukiryamira mu gitondo saa 11 nta muntu urahagera twabaga twamaze koga tugafata noneho twabaga dufite urumva umuntu aba afite igikapu cyiza uko byagenda kose yakora mu ishansi afite igikapu cyiza cy'utwenda yambara yego ntibamenye ko harimo ishuka ntibamenye ko harimo umwenda tukongera ngo wagendanaga amashuka ishuka yabagira aho ngaho nyine warangiza ukirambura ukafata ikarito ukarambikaho ukanyura ukaryama muri ya sayiti yego umunsi umwe nibwo byigeze kutubera ibintu bibi isayiti umubosi agaruka batunguye agaruka atunguranye ariko ndisobanura ndabani narebye nsanga bashobora kubitwiba kuko mwazanye ibintu bishyashya hanyuma mpitamo kuza kwirarira hano hano hari abasekirite bakagombye kuba batashye nta kibazo bose nta kibazo mba ndabikavarinze mbona birakunze ndabana impano ushimwe bati nta kibazo hanyuma bibaye aho ngaho ubwo nta n'umukozi wundi wabimenye ariko abakozi bageze batangira gusa nk'aho badukeka ariko ngeza nyine urumva nk'umuntu umenyereye kuba mu mujyi ubuzi uko bigenda umunsi ku wundi ndangije ndabikavaringa ntibyo none mbona ntibongeye no kubivugaho nshaka udufaranga noneho twanyatwo ndagenda mpita nkodesha inzu maze guhembwa yego icyo gihe bari bamaze igihe bataduhemba ariko bampaye amafaranga agera nko mu 1,100 ndagenda nkodesha inzu y'30,000 ubwo ni 15 nishyuye amezi 2 ndagenda njyamo n'amafaranga arananshirana ariko ndavuga nta kundi ariko nagezemo nese wari ufite materasi icyo gihe naragiye ngura akamatera k'ibihumbi 15 nanone nese ubwo matera yanganaga ite turetse mu bihumbi 100 matera y'ibihumbi 15 ubu ari imeze ite kari akamatera gatoya kari akamatera k'abanyeshuri kari akarimi kari akamatera k'abanyeshuri ndagenda kaguze maze kukagura ubuzima mbubayemo muri iyo minsi nyuma yaho nabwo barongeye bankubise umushahara umushahara ndabana ikintu ngomba gukoramo n'iki ngomba gushakisha uburyo mbonamo akazi noneho byeruye akazi k'ikimotari ariko uracyabitse perimi yawe yego
ngomba kubonamo akazi k'ikimotari. ubwo urumva ikimotari bakigukatimwe ijosi, moto urayibuze, mu kanya uraza kuza kumbwira ukuntu wa muntu wakuguriye ya moto yabyakiriye, ugiye kongera gusubira mu kimotari n'ubundi ufite igikomere. Ikiyedi icyo gihe nabwo urumva ko nagikoze, n'ubundi ikiyedi icyo gihe nagikoze ukwezi n'igice nyuma y'uko mvuye mu bitaro. Yego. Nagikoze ukwezi n'igice. Hanyuma ngikoze ukwezi n'igice, ngaruka hehe? Ngaruka ku muhanda. Ngarutse ku muhanda nk'umuntu bazi nyine ko wibwe moto ntago bakurobesha nubwo wazana iki. Kare. Ubu biba bibaye sakirirego. Iyo umuntu yumvishe ko wibwe moto, biba ari intambara ikomeye. Ikibazo. Ubaye mbese nk'igicibwa mu muryango. Sure. Mu muryango w'abamotari ubaye nk'igicibwa. N'umuntu nta n'umuntu wakurobesha nubwo wazana iki. Biba bikomeye. Sure. Icyizere cyaje kugaruka gute rero kugira ngo nyine wongere kubona moto noneho. Wa muntu wa mbere twatangireho wa muntu wa mbere bita Sibomana. Yaje kujya gutyo navuga ati reka njye gushakira i Kigali. Abaje i Kigali. Aje i Kigali arambwira ati nzankurabesha nyinjoro. Urumva nk'umuntu wahoranye nk'umuntu wari ufite ibibazo nzankurabesha nyinjoro. Yego. Ubwo yanzu ndacyahita habona ko n'icyo mupanga kiyedi. Ati nzankurabesha nyinjoro. Nyamusore akajya ndobesha nyinjoro akandobesha yanga kubera ko Kigali yaje nk'umuntu hari amafaranga yayo, ukabona yinzaniye nka saa 4 z'ijoro, sangaye z'ijoro. Ariko nkihangana kuko nzi icyo nshaka. Hanyuma umunsi umwe kuko namushyiraga moto mu gitondo kandi yari nanashaje cyane bikabije. Yego. Hanyuma nza guhurira n'umuntu muri restaurant. Bamwita Ntirenganya ndamushoje cyane. Turagusuje Ntirenganya rwose. Hanyuma duhuye abona ndi nk'umuntu wabaye nk'umusaza, arambwira ngo muze ngo kano kamoto gashaje niho gatwara nti. Urumva nyine nabaye nk'umusaza uko byagenda kose. Urumva n'ibitotsi n'ibizunga ati muze ati kandi muze ndabona nakurobesha wowe rwose. Ati ushobora kuba ufite n'abana benshi. Nakurobesha nta kibazo. Waba ukoze cyane. Umunsi wa mbere ntiyandobesha. Umunsi wa kabiri arampamagara nabwo ntiyandobesha. Ahita yihundi uwo bahuriye mu nzira. Amaze kuyiho bahuriye mu nzira, umunsi wa gatatu none harandobesha. Yego. Bigera saa 7 namaze kuyamwohereza kuri telefone. Havuga ati umurobye n'uyo ngoto. Yego. Umunsi nanone yongeye kundobesha nabwo bya saa 7 namaze kuyohereza. Havuga ati umurobye n'uyo nguyo. Hageze aranga ati ariko rero ndashaka no kukurangira akazi none ubu ngubu. Ubwo agiye kurangira akazi rero uri butware moto yawe. Yego. Ubwo aza kundangira akazi. Amaze kundangira akazi ndagiye ngenda noneho urumva nari maze iminsi myinshi andobesha, ariko udufaranga andobesha ntusevinga. Hanyuma ngati ndakurangira akazi. Akazi akandangiye, umugore nyiri iyo moto yari nshyashya aranshima ari yingi nicayeho. Niyo yingiye. Niyo yingiye nicayeho. Abaranshimye aravuga ati shani kabisa uyu mwana ashobora kuba umwana mwiza. Aranga ati ariko nago nayimuha nta n'ibyumweru biraverishije. Yego. Mu mafaranga nari maze iminsi nkora kuri ya moto ya Ntirenganya, nari maze kuko 80. Buriya 80 narabisevinze neza kuko urumva nago nabonaga umwanya wo kuyarya kubera gukora nyinjoro. Yego. Naragiye urumva navaga mu muhanda mu gitondo nkavayo maze kurya, nkagenda ndyama nkaza kugaruka mu muhanda nyimugoroba. Haranga ati rero aya mafaranga ufite yatange. Abe nka versema. Maze ibyumweru 2 kugira ngo bakwizere. Umugore yagezeyo abikobeza umugabo mbwati reka. Ntabwo byo mbyemera. Nta moto se umuntu ntazi. Ati nge simbyemera nubwo faranga yagushukishije simbyemera. Kandi umugabo nawe agashaka kwiha abantu bakure basangira nawe inzoga. Kandi umugabo akavuga ati nge nta nubwo nshaka ko amafaranga agera mu maboko y'umugabo kuko umugabo wanjye n'umusinzi ndamuzi. Yego. Umugore abirwanyeho aritanze bishoboka pe. Akazi ndanze mbari nge bugatsindira. Maze kugatsindira ndagakora, aranga tuzajya umverisa kuri konte buri cyumweru. Ndabyubahiriza, ageze anga tujyanzanira mu ntoki bikakugore kugezana n'isaha niyo moto yongitwara. Reka nsubire inyuma gatoya.
wa muntu wakuguriye moto uvuga ngo uzansubiza yanjye, urumva wamubwiye ko baguteze bakakwaka moto barayibye, yabyakiriye ate? Byaramubaje cyane kugeza n'iyi saha, kuko icyo gihe ayingurira twagiranye n'amasezerano. Yego. Arambwira ati icyo nshaka no kunsubiza yanjye nayiguze. Kugeza na n'iyi saha uretse amafaranga yene navuga nk'ibihumbi 200 namuhaye, ariko ni mafaranga narayabuze ntabeshye. Narayabuze mu rwego rwo hejuru, naho harabyumve. Ariko ahora ambwira ati se nzakurege nzabiyenze gute? Nta kumba ntagize ngo ndeko nayabona, ariko kugira ngo nzabone biragoye. Ahantu ari, reka tumushimire ko yaregize umutima nyine wo kuba yagufasha kugira ngo nawe ugire ubuzima uhindura. Warakoze nubwo agufitiye ideni, ariko urabizirikana. Bindi ku mutima rwose, aho arabyumve ndabizirikana cyane. Impamvu tuba dukora ibiganiro ni ukugira ngo aho uri wumve ko gukora cyangwa se akazi kukabona ntago byoroshye, bisaba kuva mu rugo, bisaba gushirika ubute, bisaba nyine kurwana intambara nk'izo Calixte uyu munsi yarwanye kugeza amagingo ya ngaya. Ushobora kuri hirya no hino kuri iki kiganiro ukavuga ngo Calixte namufasha iki, wenda n'urugero mfite moto nshaka kuba namuhereza, wenda arayifite ubu none ari gutwara, ariko hari ikintu namufasha mu bundi buzima busanzwe. Turaza kuza gushyiraho nimero ze, ntukerera kuba muvugisha rwose, it's okay, nta ribi muvugishe. Asigaye umbere umugisha, nkubere umugisha, nawe akubere umugisha, nawe ubere umugisha, niko ubuzima bumeze. Reka none ngaruka inyuma. Namenye ko nyuma yuko bamaze kugutega bakagukata ijosi, ubavuye mu Rwanda, wagiye uhunze iki sasa? Urumva ubundi urebye amakuru neza ni menshi. Ni menshi, mu mwaka umwe ushobora gukuramo ibintu bitandukanye. Yego. Ushobora gukuramo ibintu bitandukanye bikanakurenga. Ushobora kuwukiriramo cyangwa ukawupfiramo. Iyo ugize amahirwe, iyo bitanze birakunze. Sure. Naje kujya mu mahanga. Ujya he? Navuye hanganja Uganda. Uganda, urumva nk'umuntu wabuze icyo nkora, nabuze aho nerekeza, nagiye za Uganda. Ubwo wagiye Uganda ugiye gukora iki? Hano uri umumotari, ubu ugiye Uganda ugiye gukora iki? Uganda numvaga ko ngomba gushakisha nkareba nka wene nkazagira igihe nkafatisha. Yego. Uganda naragiye nabwo mpurirayo n'umuntu w'umunyarwanda. Arambwira ati nta kindi kintu wakora keretse kwiga ibyo natwe dukora. We yakoraga iki? We yacuruzaga ibintu by'ibyaha aho ngaho hafi n'ibyo kurya bicyo byose. Yego. Arambwira ati ugomba kujyuza tukaguha amafarini. Yego. Ugakora amacapati, ugashaka n'ahantu abantu bazajya bicara. Wari uzi se kubikora? Ibyo ngibyo yarambwira ati ugomba kubyikora, kubyiga nk'icyumweru kimwe wabimenye. Kuko icyumweru kimwe nari mbizi, nari namaze kumenya gusukuma amacapati. Wakoraga hitwa mu natekaga cyane, nakoreraga ahantu bitaga Kitende ka Jansi. Kitende? Ni ukuvuga ngo ni ku muhanda werekeze, ni ku muhanda wa Entebbe Road. Yego. Uba ugeze iyo hirya. Yego. Byaje kugenda gute kugira ngo uhave? Aho hantu rero buriya mahanga uruhande rumwe iyo tuyumva tuyavuga uko atari. Iyo tuyumva tuyavuga uko atari, cyase rimwe hariho aho tuvuga uko hari naho tuvuga uko hatari. Yego. Uwo wasanze hameze hate ukurikije uko wagendaga? Amahanga iyo urimo kuyakoramo business biba ari byiza pe. Yego. Ariko kugira ngo 90% kugira ngo uzatahane umusaruro wakuyemo biba bigoye. Kuko wowe iyo urimo gukora ukora abanyamahanga bo bari target y'uburyo bazatwara ibyawe. Uko utera imbere we abakubara avuga ati nabanza yongere nzatwara agashyitsi. Nzatwara tubutse. Buriya mu Rwanda cyo ko icyo nakubwiza kuri ndabashimira pe. Ndashimira leta y'u Rwanda mu rwego rwo hejuru bitewe n'ibintu ikora ku banyamahanga, ikabaha gukora icyo bashaka. N'abaturage barwo ikabakavaringa ku buryo nta muturage uhohotera undi. Yego. Hari umuturage araguhohotera akaza akakwambura. Sure. Akaza akakwambura, akaza yoberanyije, akazagenda agakodesha akamodoka k'akavani k'amashiri k'imitwaro 30 akaza akavuga ati okay, ibi byose ni ibyanjye cyane, uyu ngumu muterure nawe n'uwanjye yankoreraga, hakaza yigize boss. Yego. Ubwo rero byaje kugenda gute kugira ngo uve Uganda? Uvuye Uganda wagiye?
icyo gihe ngewe baraje urumva urumva iyo umaze uko ugenda ukora ugenda ugira n'abakozi n'amafaranga winjiza ku munsi umukozi abatanga hari abantu baba baza amakuru ku munsi ku wundi muri abo ngabo bashaka kuzakwiba baraje urumva buri umukozi haragiye abazi amakuru yawe hafi ya yose baraje bazana kavani bafite ibigofero baza bambaye bagahita bagufata akagukubita ikintu kikubabaza ku buryo uvuga ati ngewe amafaranga ari hariya yego icyo gihe yaraje ankubita ikintu kimbabaza arambwira ati urampa amafaranga cyane ntabwo amafaranga nkuyicire icyo gihe banjyanye ahantu mu kizu yego bo baragenda bakakumanika ku buryo amaguru bakakurebesha hasi ku buryo n'igiceri ufite mufuka kimanura bakakubwira n'igiceri ufite mufuka ku buryo kimanura kigatemba hasi ni abantu baba bazi gucekinga mu isogisi munsi ya tapi ahantu hose yego muvandi baransatse birandenga barangira n'amafaranga ahantu hari kuko bo batangira no kujombagura n'inshinge ku buryo uvuga ati zanantera kanseri ukavuga ati reka mbarangire reka mbabwire ahantu haguma ubuzima haguma ubuzima ibindi byose binibishakwa bagutwaye angahe bantwaye miliyoni zigera muri 2 n'igice z'amashiringi ni hafi 700 by'amanyarwanda gutyo ubwo urumva mu Rwanda biranze Uganda biranze wavuye Uganda ujya hehe mu kuva Uganda naraje ngaruka mu Rwanda ho gato ngarutse mu Rwanda ho gato hari umutipe twajya twandikirana nari narahaye itike agiye muri Tanzania twandikiranaga kuri FIB aranga ati wakwiziye Tanzania ngeze yo nsanga yamboneye akazi ariko ambonera akazi ko kujya nzerereza amata ujya kugemura amata kugemura amata ongera ndebere kuri mikro nibiri kwaka hanyuma amata naragiye ndagemura nkajya nyagemura nyine banjyanye ahantu bita Mwanza amata nkajya njya kuyatora ku cyambu mu gitondo kuko ni icyo cyambu ni ikirambo cyambutsa amamodoka kikambutsa n'intoza kikambutsa n'abantu amagare biki byose n'amamoto yego n'imodoka byose bishoboka hanyuma amata yarazaga nkayafatira ku cyambu yego nkagenda nkayateka narangiza nkajya kuyazungurutsa ahantu bita Murango 1 namara kuyazungurutsa ahantu bita Murango 1 hari abantu baba bagutegereje buri amata ahantu henshi naho ni $1 buri ahantu henshi ni $1 muri Tanzania ni $1 naho ni $1 amata yangaya avuye ku nka ari vuba cyane ntabwo bashaka ari mu makarito yego amata nkagenda buri wese mushyira litiro amafaranga ntangira kuyabona ngiye kuyabona yego amafaranga ntangiye kuyabona hanyuma haba hajeho ikintu cyo kuvuga ngo uri hano umunyarwanda arimo araduterana imbere batangira kunyirukankaho abapolisi baho batangiye kunyirukankaho bakajya baza bashaka amafaranga kuko niyo yahaye umuntu uyu munsi yego niyo uhaye umuntu amafaranga uyu munsi yaje guteza undi arangije umuntu akoreraga arambwira ati rero nkugira inama ifatika yego hakugira ngo nanjye bazanyirukane bazi ko ndi umunyarwanda mwene wanyu kandi nge nanubatse hano byawe byiza ukaba wigendeye ngaho Tanzania naho biranze ubugarutse mu Rwanda rero ngo mpaze naho urumva nk'umuntu uje mu Rwanda nta none mbuze aho nerekeza nerekeje mu rugo mu rugo ugezeyo resasa urumva agiye Uganda ugiye Tanzania nerekeje mu rugo ntabwo bibaye amarira gute se kandi wari wakumbuye numvaga ko ngiye kuruhuka mu mutwe wenda ndagiye ngeze mu rugo umunsi wa mbere aranyishimiye umunsi wa kabiri aranyishimiye umunsi wa gatatu ese urakora iki kutajya mu kazi na duke twasangiraga n'abana ba rumuna bawe uraje nibura ngo uraje uretse ubana ba rumuna bazongera bararya iki ngaho na famille nayo gira vuba ahangaha rwose ufite n'imbaraga gira vuba ahangaha mu rugo barakwirukanye baranyirukanye
banyirukanye ntago nahise ngenda gusa nahise nemera nyuma y'iminsi 2 nibwo nahise mfata umwanzuro wo kugenda. Ubu uragiye uvuye Gicumbi nanone ugarutse i Kigali. Ko ndi kumva si ubuzima bwakushaririye. Ni story ndende ubundi pe. Tuzakora episode, tuzakora ikindi kiganiro. Ubwo ugeze i Kigali ubuzima urabukomeje. Ndabukomeje. Uri umusore wageze muri kaminuza warangije secondaire, wagerageje no kuba yashaka ubuzima bwose. Ubwo buzima bwose wagiye ucamo ibizazane, ibyiza, ibibi, ukoze mariage nabwo nyine biranze. Ibyo tuzayigarukaho mu bundi buryo. Ubwo buzima bwose bwakugishije iki? Gusa icyo nakubwiza ukuri cyo nta kintu kiza nko kubana n'abantu. Buriya umuntu iteka ryose witwaye neza ineza irakugarukira. Yego. Uko byagenda kose. Yego. Nicyo kintu nakubwira cy'ukuri. Naho umuntu muri icyo gihe naje Kigali, undi mu kuza Kigali nturutse Gicumbi. Yego. Naje gutira telefone umuntu nkiraho WhatsApp yanjye nomero yanjye hari umuntu nari narigeze gutwara kuri moto. Numu diaspora ndamushuhuje bamwita Miriam. Miriam turagusuhuje. Miriam. Hanyuma uwo muntu naje kumwandikira kuri WhatsApp ndabangana rwose mfite ibibazo byandenze rwose. Ni we muntu wa nyuma nsigaranye. Mfashe urebe ikintu wankorera. Hamwe uvuga ati nibuze neza. Noneho na wa mwana narabyaranye na wa mugore. Yari yagize ikibazo cyitwa ubushye. Wa wundi nyine yari yahiye mu maso. Ubavuze ngo iyo ni liste tuzagarukaho, ubwo tuzagaruka none ku rugendo rwawe none rwo gushaka umugore, kubyara, ibyo n'ibindi byose. Yego. Ubwo yaje kugira gutya mbona nyohereje kuri telefone yanjye amadolari 100. Wow. Amadolari 100 akimara kuyanyoherereza, ubwo urumva nk'umuntu ufite inzara udafite n'inza kodesha. Bari ikibazo ubwo nahise nshaka inzu yo gukodesha. Yego. Kuko utuntu two nabaga naramfite nago natugurishaga nagenda nkatubitsa ahandi hantu nkagenda. Akaka matera kawe. Nkagenda nkatubitsa nkagenda ndagenda nyakodesha inzu. Urongera uhita ufata indi nzu. Noneho nyuma yaho noneho nk'umuntu wamaze kumenyera ku muhanda. Ntago byari byoroshye ariko kuroba byasabaga ko amafaranga mbanya afite mu ntoki. Nararobaga ariko nkayagusigira. Kugira ngo nze gushaka yanjye na versema. Bago ukamuha versema? Yego. Warangiza bango ngiye gushaka yanjye. Kugira ngo umekinge shaka kutari buyabure. Nkayamusigira. Ubwo bivuye muri amafaranga wa William, ari ni William? Miriam. Yego. Ya madolari 100. Ariko ngewe muri iyo mikorere yanjye narwanaga nuko ndi bubona yanjye na nyiri moto. Yego. Hanyuma muri ayo mafaranga ibyo bihumbi amadolari 100 noherejemo umugore kugira ngo nyine abashe kuvuza uwo mwana. Yego. Kuko nabaga n'ubundi mwana n'amaraso yanjye ko byagenda kose ngomba kugera icyo nkora. Yego. Nizere ko nungu hari icyo gikora. Ndacyagikora. Wow. Boneka ko umugabo. Yego. Turimo turagana ku musozo kubera ko hari byinshi tuzaganira, hari story nyinshi twifuza kudusangiza. Nabwiye abantu ko nzajya nzana abantu ntago abastari tuzabakoresha, abahanzi, bakina filme, ariko twifuza kumva stories ziri behind z'ubundi buzima busanzwe bihimeze biti. Ubwo buzima bwose urimo uyu munsi ufite moto uri gutwara y'abandi, kandi wagombye kuba ufite moto wakagombye ko amaze kuyishyura, reka mvuge nguryo. Yego. Kuko hashize igihe kinini. Umunyarwanda uri bukurebe nakunze ikintu kimwe wari ufite, nyine ufite muri wowe, ufite icyizere muri wowe, ufite urukundo muri wowe, ufite navuga ngo kwizerwa n'abantu. Icyo ni ikintu cyiza. Burya ikindi kintu kidenze ibyo byose noneho uzabane n'abantu. Abantu n'abambere. Kuba byonyine ubana, kuba byonyine hari umuntu ushaka kuvuga ngo uyu muntu yaramfashe nanjye reka mufashe, uko niko kubana niyo si niko iteye. Hari akantu kamwe nibagiye kubabwira. Yego.
njyewe buranirangagiza ibintu inshuro nyinshi ariko bikagira muri icyo gihe cyo kuroba hari ubwo nabwo nigeze kubyuka mva mu rugo njya kuroba ku muhanda mugenzi wanjye arandobesha amaze kundobesha ndagenda njya mu kazi ndakoze maze gukora hanyuma haza kubaho ko ntoza igira nari mfite udufaranga nyine kuri konti hari ukuntu nyine ujya nko kuri ATM gutya ufite nk'uduhumbi wenda nka 30 noneho ukavuga ati ko nta telefone mfite mu mafaranga maze gukora wenda ko nta musigiye verisoma we ntabwo namusigiye verisoma yego ko nta musigiye verisoma wafata kuri aya mafaranga yiwe nakoreye hanyuma nkagura agatelefone nkaza kuyamuha hakeye yego ariko ndabanza vuganire kamba uwabanza nkafatira telefone nkamuhamagara ndamuhamagara yego maze kumuhamagara arambwira ati nta kibazo uri buze kuyabuyama yego ariko ageze aho haza kuza umukiri umuhamagara umutera pressure arambwira ati tebuka nzaye amafaranga yiwe ntabikuje nageze ku iseta ndakubitwa barankubise nzira ngo amafaranga verisama ntayo nzanye kandi twabyumvikanye ngaho nyuma y'igihe rero wa muntu moto yiwe polisi yaje kuyifata imaze kuyifata iza kuyifata mfitiye ngiyo uyu muntu akenera ko wa muntu murobesha akeneye ko wa muntu murobesha urumva nk'umuntu ufite urugo moto ye barayitwaye polisi yarayitwaye nge nirengagije ko yankubitiye mu bantu barenze 100 yego ya moto ndayifata ndayimuhanda murobesha yego ari wa wundi wawukubise ari wa wundi wankubise ngaho urumva nk'umuntu ngewe navuze ntago umuntu ari we mbikorere kambikorera abana afite basi ndemera ndamurobesha nk'umuntu wankubitiye mu bantu ariko ndabyihanganira ibyo byose urumva ibyo bintu nta bantu bake nkeka ko babikora ibaze kuba umuntu yaragukubitiye mu bantu akuzize amafaranga 5,000 wamubwiye kuri buze kumuha connection zibonetse yarangiza akifata akagukubita mwabyumvikanye ariko ukarenga mu bantu ngo nta verso muhaye ukarengaho nyuma y'igihe runaka nawe akaza kugira ikibazo cy'uko moto yitwarwa umuryango ubayeho nabi akavuga ati wamba bari ukandobesha ukihangana ukamurobesha cyakora ukirengagiza ibyo yagukoreye man ndagira ngo nsaba abantu bose bajye babana neza mu mahoro nicyo kintu nabasaba cyakora hari umuntu wumva afite icyo yakora kuri cyangwa se iki kiganiro cyamukoze ku mutima rwose uko niko kuri kwanjye sinciye hirya sinciye ku ruhande jya ugira neza wigendere cyakora ako niko kanane gusorezeho ariko urakoze kubwasorejeho Kalex ndagushimiye cyane by'umwihariko kuba wemeye ko tuganira ukanadusangiza urugendo rwawe mu buzima busanzwe nizere ko uyu munsi ariko uko biri kose bisa nkaho byoroshye mu gakeya mbere yuko nsoza urugendo ruracyari rurerure ntabwo mbizi neza keretse Uwiteka Imana nagira icyo akora kuko twebwe abantu bo mu muhanda dushima Imana uko dutashye cyakora kuko duhura na byinshi yego ntago uyu muhanda ari wo kuzanamo stress zawe yego ni wo kuzamo utuje ugashaka iby'abandi wabibona ukabitanga yego waba utabibonyeje ukabikuba yego ariko iyo ugiye kwisteresa nagutaha bisaba kugira ngo uze mu muhanda wumva umeze neza yego niba rero hari uwundi muntu urimo kunkurikirana mujye muza mu muhanda mumeze neza ndabasabye yego gira neza wigendere niryo jambo asorejeho ariko nanjye ndasoreza ku ijambo rivuga ngo bana mwana cyane bana ubane neza ugire neza n'ubundi wigendere kuko iyi si turiho ni isi yuzuyeho ibibazo byinshi cyane ushobora kuba wakozwe ku mutima n'iki kiganiro nkoze na Calixte ndaza kuza gushyiraho nimero ye kugira ngo nukenera kumuvugisha rwose nta kibazo sibyo Calixte urabinyemereye nta kibazo gusa nk'umuntu wumva urugendo nanyuzemo ni rurerure cyane ubu ikintu kimbangamiye muri iyi minsi ni uriya muntu wabashije kungurira moto nkaba ntarabona ubwishyu yala umunsi nzabona bwo nzashima Imana abantu bari kureba ikiganiro ubu ngubu niyo nayo nyota mfite yego ubu nsigaye numva nanahindura akazi ariko nkavaho aka kazi nagahuriyemo n'abantu benshi nkamenyanamo na benshi
ubu icyo ngamije ni ukugakora ahubwo bya kinyamwuga, yego nkagakora neza uko bigomba. yego. Abantu bari kure iki kiganiro, ubwo uri bukorwe ku mutima ari ikiganiro akumva hari icyo yakora agikore, sibyo se? Cyane murakoze. Yego, ndashyiraho nimero yawe iri kuri WhatsApp, umuntu yakwandikira yagira gute, it's okay, nta ribi. Ushaka nawe kuba wadusangiza inkuru yawe, ushaka kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga Leya Entertainment cyangwa se Leandre Niyomugabo, tukaza kora nawe ikiganiro mu gihe ubona hari inkuru yawe ushaka kudusangiza, nanone yagira ikimarira abanyarwanda. Icyo nakuye muri iki kiganiro nuko ugomba gukora cyane, kabone nubwo inzitizi zabaho, kabone nubwo byagenda gute, you have to work, ugakora nyine. Calixte yageze muri kaminuza, yarangije amashuri yisumbuye, uyu munsi ari kuri moto, ariko aracyarwa no kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Mwakoze cyane, ubundi dusubire mu biganiro bitandukanye, kandi ndabashimira cyane abantu bari gukora subscribe aho muri hose. Blessings, nizere ko Nyagasani abaha umugisha aho muri. Ibihe byiza. Murakoze cyane.